abanyabuzima bano kwivi na Prudence baguha ubwo wajya kugigura kandi barazifatiye ubuntu nimba ugiye ku munyabuzima akagwa Prudence y'ijana urumva bakumariye iki Dorwendi shomba heka screen dora twits comedy nge mubona kuri mikro zandura twits comedy banyitajura nko kumfurenge ku mbuga zanjye nkoranyambaga zose arizo Instagram, TikTok ndetse n'ahandi hose. Uyu munsi tugiye kubaha amakuru agezweho muri iki gihugu cyacu avugwa hirya no hino. Aha turi tunyarukiye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muyumbu ahavuga ikibazo cy'indaya zibangamiye abaturage. Ku yindi nkuru nacima Imana Umuremyi Dusabimana Emmanuel atubwira indi nkuru igezweho. Nanyarukiye mu karere ka Rwamagana umurenge wa Muyumbu kagari ka Bujyujyu umudugudu wa Gatare aho umutobe uzwi nka Nzogejo gumaze kurembya abaturage kubera umutekano uke uteza ndetse ngo n'abayede bakora akazi bakaba bavuga yuko bahembwa make nayo bahembwe bakayajyana muri uwo mutobe wa Nzogejo. Dufite abanyabuzima bano kwivi na Prudence baguha ubwo wajya kugigura kandi barazifatiye ubuntu nimba ugiye ku munyabuzima akagwa Prudence y'ijana urumva bakumariye iki Nguko mubibona rero ni ikibazo gikomeye cyane kandi kinabangamiye abaturage cyane. Dusaba ubuyobozi, abaturage benshi barimo barasaba ubuyobozi ati babakemurire ikibazo. Akenshi na kenshi abagore baba barimo barataka bavuga ati ngo zacu zirasenyuka kubera izi ndaya kandi nuko mubibona niko biri akenshi na kenshi abenshi bari kuvuga ati ni iby'umutobe bita Nzogejo. Akenshi na kenshi abagabo benshi iyo banahugiyemo ngo bararana n'abagore babo batanoze niko ndimo kumva barimo kuvuga. Ambo urareba koko nkuko mubivuze umutobe warangyohanye ntukiva ku munwa ahubwo ikintu nsaba ndasaba ubuyobozi gucuye umutobe mu mudugudu n'izi ndangamirwa kuko zirandembeje sinkitano mu rugo umwana wanjye arenda kwicwa n'inzara uko ntakibuka uburyo bw'umugore wanjye bw'indangamirwa bwandyohanye ko gucya no kwa muganga w'umubwiye ati rwose mfite ikibazo cya Prudence araziguha ku buntu ariko bari abanyabuzima bazigurisha ni babayobozi barya 500 kugira ngo bakemure ikibazo cy'umuntu. Nkuko nabibabwiraga twatekereje guhamagara umunyabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Muyumbu ariko ku murongo ntibyabashije gucamo neza ariko turimo turashaka kugerageza kongera kumuhamagara ngo turebe igisubizo yaduha tubwire izo za Nzogejo zituma abagabo barana n'abagore babo batoze kuko nibyo cyangwa si byo. Ku murongo wa telefoni twakakira umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyumbu akatubwira uko icyo kibazo. Mbabwira ko hari n'ikibazo giteye nk'iki cyane kuba batabasha kubona ibibafasha mu kwikingira nk'ubukingirizo ku yindi nkuru. Udukingirizo abadufite batubahaye ngo bajye baduha indangamirwa ku buntu baratugurisha wajya no kukamwaka akakubwira ngo urama amafaranga waba utayafite akakakwima ukagenda. Dufite abanyabuzima bano kwivi na Prudence baguha ubwo wajya kugigura kandi barazifatiye ubuntu nimba ugiye ku munyabuzima akagwa Prudence y'ijana urumva bakumariye iki yazifatiye ntago ari umwe nubwo ari babiri. Ibyiza rero hari ako muganga ni ku Muyumbu tujya kuzifatira cyangwa imure rero ibyiza mwababwira nkatwe b'abakobwa nimba ari Prudence tugiye kureba tukazizana ubundi imbere habagaha akantu kameze nk'agasanduku gashyamo Prudence uzicatse akajya kuzifata sibyo ariko nurenze urugero ugafata nkeya. Rero ibyiza mwatwegereza Prudence iyo Prudence ibuze n'amafaranga afite nkoreraho kuko ntago ejo nabwirirwa nase nabwirirwa gute Sidasa ari umuntu utayifite ku isi ntawe yanjye nkuko mubibona ni ikibazo gikomeye cyane kandi giteye inkeke mu baturage giteza umutekano muke mu baturage. Nkuko twagerageje guhamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyumbu kuri telefoni ntabwo abashije kuboneka ariko kanongere nshishe muri mwe ndebe ko yabashije kuboneka aduha ubusobanuro bwimbitse kuri iyo nkuru. Muraho neza bwana nyakubahwa Bernard. Muraho inde tuvugana. Iyi ni ikinyamakuru Ndora Twits Comedy cyari kibahamagaye kibabaza ku kibazo giteye inkeke muri uwo murenge wanyu wa Muyumbu avuga ikibazo cy'indangamirwa n'ibitameze neza. Ikibazo gituruka ku nzoga bita Nzogejo gisigaye giteza umutekano muke mu baturage aho n'abayede batakibuka abagore babo basigaye bakoreye n'ubwo arimo yabayamarira muri uwo mutobe bita Nzogejo. Waduha ubusobanuro ku baturage ukurikiwe n'abaturage ibihumbi bakeneye kumva ubusobanuro. Nk'uko bisanzwe koko icyo ni ikibazo kibangamiye abaturage. Ku kibazo cy'iyo mitobe bita Nzogejo cyo tugiye kugikemura ndakumenyesha yuko mu minsi mikeya irabicitse.
n'izo ndangamirwa nazo mu minsi mike nazo turareba icyo tuzikorera rwose biraba bike. Sawa murakoze bwana nyakubahwa Bernard kutwakira ku murongo wa telefoni n'umwanya mwaduhaye murakoze cyane. The Rwanda Show ikinyamakuru n'indara twitwa Comedy nkomeza kwibutsa gukomeza kudukurikira nawe ukakora subscribe like share na comment. Ikindi nkwibutsa kumfurenga ku mbuga zanjye nkoranyambaga zose ni Jora. Ciao ciao murakoze cyane.